biso pembeni nde toyebi panzi wana ya komeleza laki to meli bavandimwe ndashaka ko mwumva neza ubutumwa mbagezaho uyu munsi ubonye umuntu udafite intwaro siko bosi bolobike kuna na M23 misala nyuso mikumba nyuso izala kabino bamwe barwande basala kamisala mususu te umusirikare nyakuri ahora amenya gutandukanya umwanzi ndetse n'umuturage usanzwe ntitugomba kwemera ko abaturage b'inzirakarengane bagirirwa nabi bakubitwa batotezwa cyangwa se bagirirwa nabi kubera badafite icyo bitwaje umuturage yamanitse amaboko cyase nta kintu afite si umwanzi siko nime tika kabaza la ndeko pesa bino minikite meso kibake na front na moni bakongole bango bansu mbiba okufa meso kibolandi boyake na minikite boyima boko pamba esa pona nini nabinyamara nta ntwaro bari bafite ibyo si ubutwari si ubunyamwuga kandi ntibikwiriye abasirikare barinda igihugu n'abaturage turabibutsa ko inshingano yacu nyamukuru ni ugukingira abaturage kurinda ubuzima bwabo n'imitungo yabo umusirikare ufite indangagaciro ntiyica ntakubita isiko soki atake yibo sala kanini na bozotambula maboko pamba peso daza na minikite aza sodate yego hagomba gukoreshwa amategeko ya gisirikare n'amahame mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu guhubuka kurakara soki bo atake bino boye maboko pamba bamisusu bania bamisusu bazana bawe ikiremwamuntu mwubahe abaturage nimwubahe igihugu cyacu amahoro n'ubutabera nibyo bizatsinda ejo hazaza heza sikonde bozi bozi decision ko bamusambala moko boye na muvuma aho banenga bagenzi babo bagaragaza imyitwarire itari myiza ibironi biri kwa mugimirwani ikomeye ikomeje kugenda iba ndetse binatangazwa ko abazarendo bamaze kongererwa agahimbaza musyi nubwo rero Gilles Mulumba porte-parole cyangwa umuvugizi w'abazarendo atangaza ko General Padiri yanyereje amafaranga bari bagenewe ariko biravugwa kandi biremezwa ko kuri ubu abazarendo bagenewe akandi gahimbaza musyi kugira ngo bakomeze urugamba. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ku igenekerezo rya 7 Nzeru 2026 tugiye kuraba ibiri kugenda biba ndetse nuko ibintu zifashe. Turababwira ko rero General Kakure Kaputa yiciwe mu mirwano yabereye Butembo aho yahanganye n'abandi bazarendo. Bihagaze gute? Amakuru dufite uwihaye ipeti rya General Kakure Kaputi abakunze kwita Tonga 4 yarasiwe mu mirwano yahuje umutwe w'inyeshyamba za wazarendo uyoborwa n'inyeshyamba za mugenzi we batavuga rumwe Fiston Njiri ibutembo muri Kivu y'Amajyaruguru. Iyi ni imirwano yabaye ndetse yabaye mu gitondo cyo kuwa Mungu ku gasozi kaitwa mu Nzambaye mu gace ka Kongo ya Kasika muri komine Vuramba mu burengerazuba bw'umujyi. Imirwano yarakomeje igeza no kuwa mbere ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa mbere igera mu gace kaitwa Kitovo muri komine n'ubundi nkuko bitangazwa na president wa societe civile yo muri komine witwa Paluku Jean Baptiste Musia. General Kakuri Kaputa yafashwe n'isaso ahita apfiraho nkuko bitangazwa n'ibinyamakuru. Nyuma y'urupfu rwe umurambo we wajyanwe ahitwa Furo washyizwe ku karubanda. Igikorwa cyafashwe nko kwambura ikiremwa muntu icyubahiro. Societe civile yaha irahamagarira imitwe yitwaje intwaro gushyira imbere ibiganiro mu mwanya w'urugomo no mu gukemura amakimbirane bafitanye. Isaba abaturage kuba maso ndetse isaba abayobozi gufata ingamba zo kurinda abaturage. Irasaba kandi gutangira ibiganiro bidaheza hagati y'abanyekongo mu rwego rwo guhagarika ubugizi bwa nabi no kugarura amahoro mu karere mu buryo burambye kandi bwizewe nk'uko rero bigaragara. Hagati rero mu yandi makuru akomeje kugenda agarukaho cyane turababwira ko umutwe wa FC washyize amabwiriza mashya hanze abuza abantu kwigarurira amasambu n'inzu za leta mu bice bigenzurwa n'uyu mutwe nko muri teritwari ya Nyiragongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. AFC mwitangazo yasoye kuri uyu wa gatatu yasobanuye ko ari amabwiriza ashingira ku itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryo ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 2026 nkuko ryahinduwe mu itegeko nomero 11/002 kandi rigasubiramo izimwe mu ngingo by'umwihariko ya 64 ishingira kandi ku ngingo z'amategeko agenga AFC
yashyizweho ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 2023 ndetse nizemejwe n'abatangarije M23 ibunaga n'abatangije M23 ibunagana ku itariki ya 20 Ukuboza 2023. amabwiriza akubiye mu ngingo mu itangazo rya FUSE ryashyizweho umukono n'umuhuzabikorwa wungirije wa FUSE akaba na perezida wa M23 Bertrand Bisimwa ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere 2026. arabuza kwiha imitungo ya leta yaba yubatse itubatse cyangwa iyo leta yashyize mu maboko y'abikorera. baravuga bati birabujijwe mu bice byabohowe gushyiraho cyangwa gusohora, gutanga, kwandika cyangwa gutuma handikwa inyandiko iyo ari yo yose y'ubutaka, icyemezo cyiyandikisha, uruhushya rwo gutura cyangwa gukoresha ubutaka, inyandiko ya leta cyangwa iy'amategeko cyangwa indi nyandiko iyo ari yo yose iha cyangwa yitirira guha uburenganzira bwa nyabwo bw'imitungo cyangwa ubw'umuntu ku giti cye kuri iyo mitungo yavuzwe. abaturage babujijwe kandi gukora igikorwa icyo ari cyo cyose cyo gutanga, kugurisha, kwimura cyangwa se guhindura uburenganzira ku mutungo, by'umwihariko binyuze mu kwigabiza, kugurisha, gutanga impano, guhererekanya, gutanga nk'umurenge cyangwa se guhererekanya umutungo, haba mu kwishyura cyangwa se ku buntu ku birebana n'imitungo y'ubutaka yavuzwe. ubuyobozi bwa FUSE buragaragaza ko uzanyuranya n'icyo ari cyo cyose kirenze ku biteganywa n'amabwiriza azanwa hakurikijwe ibihano biteganywa n'amategeko ndetse n'aya mabwiriza. reka rero duhite tujya ku mirongo y'imbere y'urugamba twumve ko informazi uko zitubwira uko ibintu bihagaze. bisa nkaho noneho havuyemo ingabo z'abarundi kuko TDF yizaniye amato yabo, bisa nkaho bo bakomeje kuba bitoza ndetse bakomeje kugenda bareba icyo bakora kugira ngo barebe uburyo ki bakora ama operasiyo. mu by'ukuri biragaragara ko bashobora kuba bari kwiga uburyo basubiza inyuma M23 mu buryo bukomeye. yego, ni umuntu ukomeye bari kwiga. nakubwira yuko mu bice bigiye bitandukanye naje kumenya amakuru neza. imbunda zavugiraga muri Karemi, muri gurupoma ya Miketo na Mugoka n'aho bita Bondo. ni imyitozo bari kugenda abasanga ikomeye cyane yo gutega amambushi ndetse no kurashisha imbunda ziremereye. bivugwa ko hari abasirikare bari kuza batazi kurashisha imbunda ziremereye, ndetse bigaragaza ko n'ubundi bakomeje kugenda bongereza imyitozo muri ibi bice bigiye bitandukanye kugira ngo barebere hamwe uburyo ki bakomeza kwataka ndetse no gucunga umutekano muri ibi bice biri mu rwikamo rukomeye cyane ku buryo basubiza inyuma M23 ikataje mu kwerekeza mu mujyi wa Karemi. yego, ibi byose nubwo biri kuba abaturage bakomeje kugenda bahunga kubera iyo myitozo igiye itandukanye. navuga ko no mu bice bya Baraka ahagiye hatandukanye naho bakomeje kugenda bakora imyitozo. bamwe bakagira ngo ni intambara kuko hari benshi bakomeje kugenda bavuga ko Ibaraka intambara yaba yagezemo, ariko icyo nakubwira cyo mu mujyi wa Baraka ndetse no mu bice byo hepfo ya Baraka nta ntambara yari yashikamo, ahubwo amasasu wumva nyine hari amasasu avuga bamwe bari kwiga kurashisha imbunda ziremereye, abandi bari gukora ibikorwa byo gusahura ndetse no kwica abaturage bikekwa ko bakorana na M23 kuko bari kwica urw'agashinyaguro abaturage bakeka ko bakorana na M23 bari kwica ku rwego rwo hejuru. kugeza ubu haba hari ingamba ziri gukorwa cyangwa ziri kugeragezwa gushyirwa mu bikorwa zo guhagarika ibingibi bwana Safari? nakubwira ko n'ubundi ibi byose biri kuba M23 uretse ko byagaragaye ko yabaye isa nkaho ibanza gusa nkaho iruhuka, sinzi uburyo nabyitamo, ariko n'ubundi urabona ko irimo irerekeza Ibaraka. yego, n'ubundi kujya kureba buryo ki batabara aba baturage niyo gahunda barimo mu bishoboka byose. yego, ibyo rero n'ubundi biri kuba
biri kugaragaza ko n'ubundi n'abakuru b'abatatu baje ishinga kwerekeza imbaraga magingo aya. Yego. Bigaragaza neza ko n'ubundi bamaze kuvumbura umugambi ukomeye w'abazarendo bakomeje kugenda bahungabanya umutekano. Yego. Ibyo bigatuma n'ubundi habaho nyine gukomeza kureba buryo ki bagira icyo bakora kugira ngo bafashe aba baturage, nubwo bitaboroheye bitewe n'abasirikare bakomeye cyane b'abatanzaniya, nubwo bumva hari imirwano ikomeye. Yego. Nakubwira yuko mu magingo aya abasirikare ba 23 bageze za Mukwitsi, ariko defensive ikomeye cyane z'ingabo z'abatanzaniya zicaye mu mirwanire. Ni abasirikare bacaye mu mirwanire kuko uburyo barwana ni ibintu bikomeye cyane. Abo bakoze defensive mu gace ka Karima nyine, mu bigaragara ndetse abagomba gutanga raporo bashyira mu gace ka Mwezi, ndetse kugira ngo barebere hamwe ku buryo bukomeye. Amaso yabo akaba aparitse ku gice n'ubundi cya Tanganyika cya Buko, bigaragaza neza ko biteguye, ndetse ayaje asatira bari basanganywe yose bayashyize hafi naho bita za Kibundu, mu buryo bugaragara ko n'ubundi bamaze kumenya amakuru akomeye. Ubwo za Kibundu nyine hegeranye na za Kinyekere haje kugaragara intambara ikomeye cyane. Ubwo usatira n'ubundi Baraka z'izina, birasa naho n'ubundi biteguye intambara ikomeye cyane kandi iri ku rwego rwo hejuru magingo aya ngaya. Yego. Bigaragaza neza ko n'ubundi bisa nkaho izi ngabo za Tanzania zahawe imisi ikomeye yo gufunga bafite misiyo yo kurinda Tanganyika, ndetse no gukomeza kureba igice kino cy'amazi cyerekeza n'ubundi muri Tanganyika. Ibi bikaba byaratumye ibanga nakwibira nuko M23 ubutasi bwabo bushobora kuba bwaravumbuye gahunda y'izi ngabo za TPDF, zikaba nazo zikomeje kugenda zavansa. Nakubwira yuko naho zigeze kure, aho zigenda zikubita inshuro mu bice n'ubundi byo mu burengerazuba bwa Fizi, aho bamaze kugera hakurya y'umugezi wa Kindi. Bigaragaza neza ko n'ubundi nabo bamaze kuvumbura umuvuno yuko bidashobora kuzaborohera cyangwa bishobora kuzabatinda kugera i Kareme mu buryo bukomeye, banyuze muri aka gace n'ubundi ka Baraka, kuko kugera muri Kareme uciye hano Tanganyika bakoresha inzira z'amazi. Yego. Akaba ariyo mpamvu bakoze defensive ikomeye cyane ku buryo bamaze kuvumbura umugambi ukomeye nyine w'aba barwanyi ndetse na misiyo yabazanye. Bigaragaza ko nabo bahinduye umuvuno, bakomeje kugenda bakubita inshuro bamwe muri ibi bice nyine byo hakurya ya Kimbi n'ubundi mu burengerazuba bwa Fizi. Bigaragaza ko bafashe umuvuno wo guca inzira n'ubundi z'amaguru zitari bubarushye mu kwambuka, kuko bamaze kubona ko ingabo za Tanzania ndetse n'abafatanyabikorwa bazo bakoze ubwirinzi bukomeye cyane kuri ano mazi yo byegereye mu bice bya Baraka. Guca inzira y'amazi bitanga kuborohera mu buryo bukomeye cyane, bitewe n'ibikoresho aba basirikare boherejwe bikomeye cyane, byoherejwe n'igihugu cya Tanzania. Ni mu gihe kandi n'i Karemi aho bimeze, abasirikare bakomeje imyitozo, ariko hagenda hapfamo bake rusorongo mu buryo bukomeye cyane, utamenya ngo ni bande babica. Bamwe bakavuga ko amaboko yacu baba barageze baratangiye kugenda bica gake gakeya, ariko nta makuru yizewe wamenya, kuko ntabwo yari yamenyerwa
bari bamenya ngo ni M23 ariko abandi ariko babivuga ariko ntawamenya nimba harimo n'ubundi n'abagenda bisubiranamo bakagenda abicana. Nicyo nagutangariza amaginga ya nuko umutekano uhagaze n'ubundi Uvira nuko ubwoba burasa nk'aho ari bwose kubera abasirikare ubona ko nta mutuzo wari guhama 23 ndetse na hariya ku gice cya Tanganyika Baraka naho nta mutuzo uhari. Urumva ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane hano muri Sud Kivu. Ku birebana wenda no kugira ngo abasirikare bongererwe kuraje bihagaze gute? Mu minsi yashize wambwiye ko hari abasirikare FARDC bitotomberaga ko batari guhembwa, barahembwe kugira ngo akazi gakomeze neza bwana Safari. Icyo nakubwira cyo n'ubundi abasirikare bari kuri axe ya Tanganyika Baraka bo nibo bari bafite ikibazo, ariko abari gukorana n'aba FDNB ndetse n'umutwe udasanzwe w'aba FDLR, urumva ko ntabwo wakorana na bamwe muri aba basirikare baba baje kuri misiyo, bo basa nkaho babiginga kuko babatsindijeho gakeya abashyira mu mazi abira, basa nkaho bakomeje kugenda bagendera kuri abo basirikare bagahabwa ku mafaranga. Biragaragara ko nta kibazo kuko iki gisirikare cy'abahibu kirakomeye cyane ndetse bakomeje kwitwara neza ku mirongo y'imbere y'urugamba mu bigaragarira buri wese. Yego, kugeza ubu benshi mu bakurikiranira hafi biri kuba baravuga bati urugamba rwa rugiye kurwanwa muri 2026 mu isura nshya, bamwe bakagaragaza n'ibimenyetso, abandi bakavuga bati AFC ishobora kwerekeza mu bice bya Tanganyika muri za Karemi igakomeza Katanga n'ahandi. We Safari mu mboniza nk'umuntu ubikurikiranira hafi umunsi ku munsi, uratubwira ko ibi bivugwa ni ukuri, ese ni igiki tugomba kwitega kugeza ubu? Wenda icyo nakutangariza nuko nshingiye ku magambo nanyumvishe mu manama n'ubundi abayobozi ba AFC babwira abaturage. Yego, ubona ko n'ubundi icyo bashaka ari nko gutabara abaturage ndetse no kuba bagira gucunga umutekano wabo mu buryo burambye butari bw'igihe gitoya. Ibi rero bikanyemeza neza ko bitabashobokera batagiye bakushinga bamwe mu bindi bice n'ubundi byakabaye birimo ingano ziba zaratsinzwe ziba zarahugiyemo. Urumva ko nyine icyo bashaka ni ukurokora abaturage, kandi uba ntiwabukora abaturage bamwe ngo ureke abandi, kandi nta nubwo byanaguhira gucunga umutekano wa bamwe mu baturage, ariko ibice baturanye nabyo birimo n'ubundi babandi bakabaye bahungabanya umutekano. Urumva mu mboni zanjye ndi kumwe kureba n'amaoperasiyo, ndi kureba n'uburyo bari gutangatanga, urabona ko gahunda bafite ahubwo bashobora no kuzarenga na za Katanga bakagera. naho Burundi bwo amashya kuri bo yahe muri uru rugamba rukomeje kugenda ruba bwana Safari? Ingabo z'Uburundi n'ubundi bamwe n'ubundi bo bagiye bikura mu rugamba bakajya mu mpunzi, bafashe materwa n'ingabo n'ubundi na leta y'u Burundi, aho bamwe babashyize mu kagozi. Yego, abandi bakomeje kugenda biyahura, benshi bamaze kugenda biyahura. Ababona ko n'ubundi aravuga ati siboneze kugenda ku rugamba ndaswa gutyo ngira gute, sindi busubire mu rugo, nisubira mu rugo barangarura ku bw'inabwiza cyangwa bajye kumfunga. Bamwe bagafata umwanzuro bakinaga muri Tanganyika. Hari benshi babonye ibirambo bakagira ngo benshi ntiyapfiriye ku rugamba, ariko abenshi bari kugenda biyahura. Ni ikibazo gikomeye cyane. Navuga ko habaye hari abadukurikirana bari muri politike y'u Burundi bagakwiye gutanga amakuru ndetse bakanabwira perezida wohereza abasirikare mu gihugu kitari icye kuba babarokora rwose bakabaha umutekano, kuko bahura n'akaga gakomeye aho babakorera defensive bakabakoreramo bagasa n'aho babica mu mutwe, ugasanga ni ikibazo gikomeye
ni ikintu nakabaye mbwira abantu bose bari mu isi badukurikiye gusengera abasirikare bakomeje gupfira ku rugamba, batazi icyo bari gupfira ndetse basa nk'aho ari nk'ibikoresho bidafite umumaro kuri bo ndetse bidafitiye umumaro abenegihugu babo. Yego Bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha, gukomeza dushakira n'andi makuru ugenda tugezaho n'izindi update zitandukanye. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza makuru atosoye y'abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane, ufyonde sabone kugira ngo uzuge ukomeza ubana natwe ngaha. Hasta la vista.